niba Niba yaratangaje ntiyatangaje ko ari bo banyiri ibyaha oya yatangaje yuko bakekwaho icyaha icyo tucyumve neza tunacyandike neza ntabwo ari bo banyiri ibyaha ariko bakekwaho ukekwaho rero ntabwo urahamwa n'urukiko ariko mu rukiko hano icyo uwo twunganiye yabajijweho ni kuri uyu nguyu witwa ME y'amashusho yahawe izina ryitwa urukozasoni ndetse no kwihesha ikintu cy'undi mu buryo bw'uburiganya ari aho yavugaga ko yatanze miliyoni 10. Ese koko yarazitanze mwasanze yarazitanze arazemera Bishop Bosco arazemera metere twabonye ku kinyamakuru cya Igihe hagaragaye ko haburiyeho icyo bita uruhurirane rw'ibyaha kuri Bishop Harerimana Bosco aho hagaragaye ibibanza bitatu byo kwihesha ikintu cy'undi yakoreshejwe uburiganya uwo n'ubundi victime wabonetse ndetse ngo n'imodoka hakaba hajemo ko uwo muntu ari we waba warubatse urusengero rwa Gisenyi 80%. Uyu muntu we mwasanze arinde wagobotse wagaragajwe ku gihe yariko nazo bavuga ko ari ibimenyetso ibimenyetso twabikeneye ziza kuva kuboneka muri izo telefone rero mu gihe ikimenyetso afite kiri ahantu wagifatiriye kandi yagomba kwisobanura nyuma gusubika mukazazura ibimenyetso mwabibonye metere mbere ya byose turagusaba wakugira abakurikiranye ibitangazamakuru uri n'ibyo uri umusitari waremewe warabyemeye byihangana no guhagarara hano byemewe uwunganira ariko icyo nzi yuko hari limite nemerewe kurenga limite mu byaha byatangajwe n'umuvugizi wari Dr. Murangira Bitieri akabitangaza ku gihe ndetse no ku murongo wa YouTube witwa Primo Media Rwanda yagaragaje ko wayimumeresi akamaro meresi nimeresi meresi akamaro ko yaba yarasabye miliyoni 10 z'u Rwanda hanyuma madamu we Mukansengiyumva Jeanne arakekwaho icyaha cyo gutangaza cyo gusebanya akoresheje gukangisha ifoto y'urukoza soni ibyo byaha nibyo byagarutse ubushinjacyaha nibyo byagarutse bimaze nibyo mwaburaniyeho hanyuma victime we yarari mu rukiko kuko ari wareze yarari mu rukiko ntabwo byari ngombwa kwa naza kuko hano turi mu funga n'ifunguro ntabwo turi mu misi twagenze gute noneho hazo kwagenze nde twaburanye tutekereze decision y'umucamanza izafatwa kwa 4 saa 8 kwa iki noneho rwabereye mu muhezo bwa mbere abantu bose bari barimo ndumva gusaba ko ruburanishwa mu muhezo uburenganzira bw'umuntu ikindi cya kabiri ibigize iburanisha ibigize icyaha ni ibintu byagombaga kujya mu muhezo nta kabuza twumvise abantu benshi baza bashyikara kuvanga kubera amakuru dushaka gutanga muri societe tubigize ibanga nawe niko byagenze ibyo ashaka kubitajya muri societe cyangwa ku bakristo biwe oya hari ibintu bimwe na bimwe bitari ngombwa ko bijya hanze mu gihe bikiri ibanga icya mbere birajya gushakishwa n'ubushinjacyaha nabwo bararangiza iperereza icya kabiri ni ibintu by'urukozasoni bitagomba kujya hanze akaba impamvu babigize ibanga metere umuntu yakibaza ngo kuki urubanza rwashyizwe mu muhezo kandi ribu yarabishyize ku karubanda igatangaza n'ibyaha bikekwaho kubera iki urubanza rwagiye mu muhezo n'abakristo bazirafata ihori cace bari bitabiriye ku bwinshi baje kumenya ninde muntu wareze abayobozi babo kuri pastor niba Niba yaratangaje ntiyatangaje ko ari bo banyiri ibyaha oya yatangaje yuko bakekwaho icyaha icyo tucyumve neza tunacyandike neza ntabwo ari bo banyiri ibyaha ariko bakekwaho ukekwaho rero ntabwo urahamwa n'urukiko
twagombye gutegereza urukiko tukumva ikizava mu rukiko. Maître, iyo umuntu ari kuburana ifungwa n'ifunguro ry'agateganyo hari biba bisabwa nko kuba yatanga umwishingizi, ibyo byose byarakozwe si umwishingizi ahubwo ubwishingizi, ingwate yaratanzwe, hari amategeko twashingiyeho, hari n'ibindi bigaragaza yuko ari abere. Ibyo byose umucamanza agomba kubisesengura. Hanyuma telefone Bishop Harerimana yaravuze ati ntabwo twaburana, turasaba gusubikirwa tukazaburana ikindi gihe, bitewe nuko telefone zacu zikubiyemo ibimenyetso. Ibi bimenyetso mwaje gusanga ibimenyetso birahari. Hari za message urimo dore ibinyamakuru, hari za message zatanzwe urega, yego ariyo twise kamera dore ngiziri bitwa ME. Hari za message zatanzwe n'uregwa, byose birahurira he kuri telefone. Ariko noneho telefone impamvu tutazisabye uyu munsi nuko ibyo twashakagamo twaje kubibona, ribera biduhaye. Uyu munsi nabwo bakoresheje kode mu rukiko, nawe bajya abantu amazina yabo bagiye cyangwa umu victime yabavuzwe kubera iki? Kubera impamvu zitandukanye, kubera umutekano we. Dufashe urebe hariya niho kamera zose ziri. Metere zibarize ihangana. Metere twabonye ku kinyamakuru cya Igihe hagaragaye ko haburiyeho icyo bita uruhurirane rw'ibyaha kuri Bishop Harerimana Bosco, aho hagaragaye ibibanza bitatu byo kwihesha ikintu cy'undi yakoreshejwe uburiganya. Uwo ni ubundi victime wabonetse, ndetse ngo n'imodoka hakaba hajemo ko uwo muntu ari we waba warubatse urusengero rwa Gisenyi 80%. Uyu muntu we mwasanze arinde wagobotse wagaragajwe ku gihe. Ufite amakuru atari ibyaha byabaye uruhurirane niko twabibonye ku gihe. Ariko mu rukiko hano icyo uwo twunganiye yabajijweho ni kuri uyu nguyu witwa ME y'amashusho yahawe izina ryitwa ME, urukozasoni ndetse no kwihesha ikintu cy'undi mu buryo bw'uburiganya. Hari aho yavugaga ko yatanze miliyoni 10. Ese koko yarazitanze? Mwasanze yarazitanze? Arazemera Bishop Bosco arazemera? Dutegereze urukiko. Ariko ibyo byose tugana ku musozo. Metere, akabazo ka nyuma ntabwo nongera kubaza. Uyu munsi iyo tubonye abakristo bazira Fati Holy Church bari hano kuva mu gitondo ari benshi, baragaragaza bati twebwe twabaga muri sale dukodesha, baragaragaza bati twebwe turabakristo dutura amaturo yishimwe, amaturo ya mutima ukunze n'icyacumi. Ati mu by'ukuri Bishop wacu nta muntu yigeze asaba amafaranga y'igiciro mu rusengero. Ese ikibazo nakubaza cya nyuma nka tubiri dukubiranye kimwe, Bishop aya mafaranga mwasanze yarayasabye hanze y'urusengero cyangwa yasabiye mu rusengero? Umukristo arashaka kwisubiza ibyo yatanze. Munyamakuru, icyo kibazo si cyanjye nagisubiza. Icyo ni ikibazo cy'umucamanza. Umushinjacyaha aravuga hari amafaranga yasabye, ngiye nk'umwunganira ngavuga nta mafaranga yigeze yaka. Urumva ko ntabwo tukomeza hano ikintu, tutegereze decision y'urukiko. Abakristo bazira Fati bari hano ni benshi baje kumva uko bibuze kugenda. Urabizeze cyangwa umuhagarariye hariya uri kumuburanishiriza hariya, bari bose bari hano barategereje. Urabizeze kirangano kwizera nicyo bababwira? Kwizera Imana. Metere bitewe nuko bazi mushumba wabo uko hagaze, uko asenga, uko amerewe, relation afitanye n'Imana. Nanjye mwunganira navuga yuko uzasomwa ryari noneho? Uzasomwa ryari? nta kintu Yes, imbere y'ingoro y'urukiko iherereye Kicukiro, Kigali niho twari turi. Rubanza ruzasoma ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11, aho umwavoka we asobanuye uko gahunda zose zimeze. Reka dutegereze nituze kuzagarana nimba asoboka, dore ko
bamwe bamaze kugenda atarasohoka ariko yari yitabiriye urubanza ari kumwe n'umudamu we nawe yari ahari rwose bambaye neza cyane bameze neza abantu ni benshi bari bategereje nk'uko murimo murabibona itangazamakuru ryari ryinshi tubashimire hanyuma ibindi ni ibikurikira tuzajya guhura uwo munsi ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitambuka turaza kubibagezaho. rero twageze hano mu gitondo ku isaha ya saa moya n'iminota 24 bafunguye isaha yo mu Rwanda yaje tumubonye Bishop Harerimana